yizi uramuzi umuntu wita Dolly Parton ndayizi. Jolene Dolly Parton ababwira Jolene ati Jolene urabizi uri mwiza Jolene nta mugabo numwe wabura wambabare koko aho ntwarira uyu muhungu ko nje nta indi choice mfite uyu muhungu aramutse agiye nta wundi muntu nabona ariko wowe uri mwiza w'abahungu bakwirukankaho ugira gute Jolene please don't take my man Jolene mbabarira witwara uyu mugabo none wowe ufite imbaraga bro bogara amafaranga ukire ubustar ubwamabare imiziki myiza ijwi ryiza umwami w'amajyepfo umwami w'abakobwa man ura mutipe wumva utamufitiye impuhwe koko wumva utarahemutse nanjye aya nariko ahantu nari kuba narahemutse kereke nkinisha umukobwa w'abandi iyo mufata for guaranteed nkamufata nk'umuntu ngiye gukoresha muri icyo gihe nibwo nari kuba mpemutse ariko kubw'umuhungu ndiye ndumva iyo side itandebe ahubwo bwireba umukobwa wenda ubwo niwe wahemutse ariko nge ntabwo nahemutse so twizere ko wenda tuzabona one day utubwira ati wa mukobwa amago ngaya ari sudimanuka muri Amerika uziyobora ubukwe amago ntabwo wapfa kubimenya burya aya nashaka abari inzira ndende ntabwo wapfa kubimenya ariko yakabayeho ndabyifuza ko yakabayewe n'ahantu ari nimba ari kundeba ndabyifuza ko yakabaye ari we so ibindi reka tubiharire Imana. Yitwa nde? Izina ryenda ritangaza mu minsi mike iri imbere ndanamwerekana indirimbo ngiye gusohora arenze indirimbo we ari beyond yabyo. All right, well, Davis itagishaka David ikishaka David akaba ari we twazanye mu kiganiro sorry gutangira ngo ati ibibazo arashize iminsi bro ngo heruka 2021 live nibwo duheruka mu kiganiro hari ndanabyibuka hari ku itariki ndibaza hari kwa gatandatu itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane hari muri 2021 turi mu kiganiro kabisa hangaha mbona amashusho aragize ngo ngira ngo internet ivuyeho kubwo ndahamagara ndavuga se wite mpamagara bene wanyu tuziranye wapi inshuti zawe burese akanga ntago tubizi nyuma inkuru itari nziza nyine iza kungwaho yuko waguye rw'abagabo bose bagwa ubwo nyine ndavuga nta kundi reka tubikurikirane paka Imana ibigize bitangaza uragaruka derukana turi mu byishimo tujya mu rw'abagabo nk'ukuri kubivuga twari turi muri interview aciyemo imyaka ingahe buriya 3 years iri hafi actually bazi hari mu kwa kane garutse mu kwa kane ese ubundi munsi nitaki zingahe ubwo harabura amezi 3 ngo bibe imyaka 3 munsi nitaki zingahe 20 itatu irabura iminsi 3 harabura amezi 3 icyo gihe twari turi harabura amezi 3 hoye iminsi 3 suka turi mu kiganiro live se bagufata ubwo hari ryarira hari ko nanabyibuka itariki ya 21 z'ukwezi kuko nje gusura mu rugo ngiye kwicaramo aho ngaho girlfriend yanyice kuko umugore we naba nkubeshyeye yaguhita ntabwo iyi ntebe barayizi ese muri no minsi murakundana nande arahari mwaramubonye oye wow undi w'amabuno watwetse afite ko numva se tangiye kuvuga ingingo ziwe kano kanje uzeruka mu ngingo ze yes tumeranye neza tumukunzi nyine nkuko nabiberetse
wundi wapepuye umuhungu w'abandi. ntabwo njye na papuye iby'umuhungu bari bari kumwe ntabwo njye nari mbizi habe na gato w'abandi ndarengana nikundiye umukobwa nawe yambwira ko ari available ubwo ni ukuvuga ngo ibyari biri hagati y'uwo muhungu nawe ntabwo ngiye byandeba nta nubwo wigeze ubimubaza. ntabwo nari mfite uwo mwanya umwanya wawe wari ukora ibyo wowe ushaka. umwanya wanjye wari uwo kugira ngo mbashe kubona uwo muntu. So niyo yabivuga ko ahari, so ubwo nimba yemeye ko njya muri competition nawe ubwo nuko ataremerwa neza. Icyo yabishatse kuvuga mutarahemukiye umuntu udafite imbaraga nk'izawe. aho yazabona abandi kuko se natwe ibyo natwe biba byaratubayeho mu minsi yashize. No ni vengeance wari urimo urakora. Nta vengeance simbuzi ariko ntago kameme ntago umukobwa wese agenda n'icyapa cy'uko handitse ku mutwe ngo nkundana na wenda urugero na Rodrigue. Ibyo ni ubikubwira, so ntago ibyo ngibyo iri kwa approaching. Hari indirimbo yitwa Jolene, si indirimbo yizi, uramuzi umuntu witwa Dolly Parton? Ndayizi. Jolene, Dolly Parton ababwira Jolene ati Jolene urabizi uri mwiza, Jolene nta mugabo n'umwe wabura, wambabare koko aho ntwarira uyu muhungu ko nje nta indi choice mfite, uyu muhungu aramutse agiye nta wundi muntu nabona. Ariko wowe uri mwiza w'abahungu bakwiruka nkaho ugira gute Jolene please don't take my man. Jolene mbabarira witwara uyu mugabo. None wowe ufite imbaraga bro, bogara amafaranga, ukire ubustar ubwamabare imisiki myiza, ijwi ryiza, umwami w'amajyepfo, umwami w'abakobwa, man ura mutipe wumva utamufitiye impuhwe koko wumva utarahemutse. Nanjye nariko ahantu nari kuba narahemutse kereke nkinisha umukobwa w'abandi. Iyo mufata for guaranteed nkamufata nk'umuntu ngiye gukoresha muri icyo gihe nibwo nari kuba mpemutse. Ariko kubw'umuhungu ndiye ndumva iyo side itandebe, ahubwo bwireba umukobwa wenda ubwo niwe wahemutse, ariko njye ntabwo nahemutse. So twizere ko wenda tuzabona one day utubwira ati wa mukobwa amago ngaya ari sudi manuka muri Amerika uziyobora ubukwe. Amago ntabwo wapfa kubimenya. Burya nasha abari inzira ndende ntabwo wapfa kubimenya. So ariko yakabayeho, ndabyifuza ko yakabayewe n'ahantu ari nimba ari kundeba ndabyifuza ko yakabaye ari we. So ibindi reka tubiharire Imana. Yitwa nde? Izina ryenda ritangaza mu minsi mike iri imbere. Ndanamwerekana mu ndirimbo ngiye gusohora. Arenze indirimbo we ari beyond yabyo. All right, wita Davis itagishaka David ikishaka David ikishaka David akaba ari we twazanye mu kiganiro. Sorry gutangira ngo ati ibibazo arashize iminsi bro ngo yeruka 2021 live nibwo duheruka mu kiganiro. Hari ndanabyibuka hari ku itariki ndibaza hari kwa gatandatu itariki ya 24 z'ukwezi kwa kane hari muri 2021 turi mu kiganiro kabisa ahangaha mbona amashusho aragize ngo ngira ngo internet ivuyeho. Kubwo ndahamagara ndavuga se wite mpamagara bene wanyu tuziranye wapi inshuti zawe burese akanga ntago tubizi. Nyuma inkuru itari nziza nyine iza kungwaho yuko wagwirwa abagabo bose bagwa. Ubwo nyine ndavuga nta kundi reka tubikurikirane paka Imana ibigize bitangaza uragaruka. Derukana turi mu byishimo tujya mu rw'abagabo nk'ukuri kubiva. Twari turi muri interview aciyemo imyaka ingahe buriya? 3. Yes. You have to actually baze hari mu kwa kane garutse mu kwa kane. Ese ubundi munsi nitakizinga
ubwo harabura amezi atatu ngo bibe imyaka itatu. umunsi ni tariki zingahe? 21. ntabwo itatu irabura iminsi itatu. harabura amezi atatu. Icyo gihe twari turi harabura amezi atatu. Hoye iminsi itatu suka turi mu kiganiro live se bagufata? ubwo hari ryarira hari ko nanabyibuka itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane muri 2021. tariki 21 z'ukwa 24 z'ukwa kane. so ndumva noneho dukoze urashaka gusubiramo ibintu bisa nkabyo. ubundi bwo mbirere nanjye ndumirwa nabwe nizeye ko nta kosa wakoze nahita noneho nsezera ari studio ya Burundi. kereka wa mugabo yinjiye hano mbabwira wamuca amashyiraho n'ingufuri kuko twamwica nawe yaba atumenyereye yaba ari ukomeye. imbwa ziryana nta muntu kano kanya wanyinjirira. Yes, Dennis ikaze mu kiganiro. Nishimiye ko yakwakira nyuma y'ibyo byose. Reka bino aho duhera ntabwo tubitindaho inkuru wo zaravuzwe warasobanuye yakoze ibiganiro byinshi hashize imyaka hafi biringahe usohotsemo ntabwo mbitindaho gusa icyo ndi bukubaza gusa n'icyerekeye na ari studio ne yakora icyo kiganiro. Ahubwo twavuye live mu kiganiro wagiye ufitiye sentiment wagiye utekereza iki? Nibaza ko ari kimwe no mu bintu by'amateka nuko nyine itangazamakuru ryacu naryo birisereye cyane ariko nta mateka banza ari umuntu wa mbere bakuye mu kiganiro live bakamutwara. Wagiye utekereza iki uvuye mu kiganiro live? Ni ako kantu kari related ku kiganiro wagiye utekereza iki? nagiye ntekereza ko banyiciye akazi nicyo kintu nari kiri mu mutwe wanjye. ikindi numvaga ntafite ubwoba ko numvaga nzi ko nta kibazo na kimwe mfite. Numvaga ndi bunarare ngarutse. Nuko njye nabyumvaga numvaga ko ndi burare ntashye ariko ntabwo ariko byagenze. Icyo numvaga mfite ikibazo cyane no ukuntu banyiciye interview nari napanze numva mfite byinshi byo kuganira n'abantu nababajwe n'ukuntu nyine navuye ku murongo nta kintu na gito byari bimbi. Ninze ngerayo nta n'ikintu numva kiri komeye cyane. Kabanje gushwanamo ariko tugeraho turumvikana nyine twumvikana ukuntu turi bukore. Ubwo nyine turagenda tu ariko nawe ntibagira ubwoba gusa iyo mbashyiraho live habuze gato nabo bagomba kwihangana niba banadukurikiye actually mu nzego za leta bagomba kwihangana ikiganiro kikarangira keretse wisha umuntu. ntabwo nari mfite experience muri byo ni no bwa mbere byari bimbayeho. ubu ngubu nzi byinshi nakora ubu hari byinshi cyokoza ibyo ducamo ibintu ducamo akenshi biratwigisha. Nibaza ko nabo byarabigishe kuko nabo bakoze ikosa nuko tuba twarabihoreye ariko ni ikosa iyo bihangana kabisa. Iminota yari isigaye ntabwo yari kubananira nk'abantu bari mu kazi nawe uri mu kazi kawe buri wese ku kazi nanjye ndi mu kazi ko nanjye nanjye n'abasigaye iminota mike ahubwo twari turi gusoza. Nibaza ko twari turi hafi no gusoza. Hanyuma hashize imyaka ingahe nibaza ko n'ubwa mbere wari ufunzwe nizeye ko isoye n'Imana wawe nabwo bwa nyuma ntago izo memoire zijya ziza zikaza nightmare uri nko mu rugo ryamye uyu munsi ntago bijya bikuzamo? Ntago bijya bikunda kugaruka kuko n'ubu ngubu ntabwo nibukaga igihe cyari gishize nuko ari unyibukije ko hashize iminsi aburi iminsi 3 ngo bibe imyaka 3 ibyo bintu bibaye. Ariko icyo nibuka cya mbere cyo no kuvuga ngo ubo iyo umaze kugira uburyo ugera hari ukareba ukuntu ibintu biba bimeze byifashe
usigaye ufite uburyo hari ukuntu ubuze hari igihe hari nk'igihe umuntu yakoraga amakosa atari mu bintu ibyo ari byo byose ushobora kugira umuntu ashobora kugira gutya agakora ikosa nyine ritanerekeranye na risine ataramenya ngo umuntu ashobora kurizira ashobora kurihanirwa. So ubu ngubu buri kintu cyose umuntu aba ari gukora bavuga ni kimeze iki ngiki kirahura n'amategeko y'igihugu cyacu cyangwa ntabwo gihura n'amategeko y'igihugu cyacu. So ubu utangiye kubara ibintu ukora kubibara no kuvuga ngo ise ibingibi bifite izihe ngaruka kuri njyewe, ibingibi mbikoze nta kibazo cyangwa ibingibi mbikoze bifite ingaruka. Ni icyo kintu cyonyine kigushyiraho navuga nka stop y'ibintu uri buze kuza gukora. Ubu waramaze kumenya ikintu cyakujyana hariya n'ikitakujyana hariya, ariko mbere byose warakoraga bivangavanze utazi ngo kino cyamfungisha iki nticyamfungisha. Ubu ngubu ni icyo kintu cyose uba uri gukora uvuga ati iki kintu ni cyiza kurenga hano ntabwo nkeneye ibibazo. So nubwo ni icyo kintu bisa nk'ibigukanguraho mu maso cyangwa mu mutwe ukaba umuntu nyine uri kubara ibintu ari gukora. Yes. Nyuma David twagiye tuganira uyu munsi ndajyana cyane mu bibazo by'amatsiko kurenza amateka yawe, kuko twagiye tuganira kenshi ku bijyanye n'umuziki kuva kera nkumenya bwa mbere. Ndabyibuka duhura bwa mbere hari muri 2014 nibuka neza nari naje mu Rwanda muri sama yo muri 2014. Icyo gihe wari ufite akarimbo nakundaga cyane wagenderaga muri video clip uri ku kamoto gutya mu biryogo bayita my sweet yitwa my sweet ndaribuka nziza nagakundaga byataye. Icyo gihe nagutumiye muri special Vaxstar ndibazamo murana harimo n'aba undi nibuka nindera yari wowe kiraga peti uri burakura undi harura muri Australia umukuru wa uyu mutipe wo kuri Kiss FM izina rye gutewa inde uyu mukuru wa bose ndabibagiwe uyu ukora na Sandrine Sheja kuri Kiss FM yitwa ndari bamwita Umutare Gabi. Yes, Umutare. Harimo wowe Umutare Gabi nimba narasine yari arimo banza narasine yari nka generation nayo iri miraza y'abana bafite amatara barimo barazamuka kabisa icyo gihe kabisa kugeza uvuye mu muhanzi ukomeye ubwo derukana bwa nyuma n'ejo bundi ndi mu Rwanda muri twahuriye mu Kigali Protocol itaramo cya Kigali Protocol. Yes, Kigali Protocol. Ufite challenge ko kwicara unyicaza asungira ukuntu ayentane bro. challenge ahubwo se ni challenge igeze ingana kuri muri nta challenge mperuka ingana kuri muri rusange muri industry yose muri rusange agabisa waragicaza kereko utarashoboye nutarayikoze ngo muri foto yayo cyangwa utarayikoze ngo igere ku bantu agere nk'ahantu ayipostinga yarayikoze mu rugo yarayikoze yiherereye. Hanyuma aha ndaganisha ubwo nimo ndareba amateka yo mu muziki nkareba nimba akwemera yuko mu mwaka wa 2024 bikwemerera kwita umwami cyangwa barabikwise ntitwabimenya barakwimitse ntitwabimenya. Kuki witwa cyangwa witwa umwami w'amajyepfo? Umwami w'amajyepfo biva kuri ntuza biva kucyo navuga
ni nabivuga gutera buri muntu wese agira ikintu yumva azi kurusha abandi cyangwa se icyo ashaka kuyoboramo muri buri muntu wese agira ikintu ashaka kuyobora mbiguza muri makeya utarakigira ubwo ntabwo aragira identite yiwe ituma abantu bashobora kubona umuntu bakavuga ati uriya ni runaka uriya niwe ushinzwe ibi n'ibi ni muri ubwo buryo ngiye mbibonamo muri ubwo buryo nitwamo umwami ntabwo ndi umwami uyoboye navuga umwami nk'uko abami babazi batuyoboye abakurambere njye ndi umwami w'ikintu runaka mu byo nkora umwami ikihe gukora byinshi kutuyoboza n'inkoni y'icyuma muri showbiz umva uzi inkuru za showbiz mba mfite za David nyine kugira ngo ujye kuyobora ikintu hari icyo warushije nyine abandi ni mu cyiciro urimo hagati umuyobozi ntabwo ari urimo hagati umuyobozi ntabwo ari uri inyuma umuyobozi n'uri imbere umuyobozi arayoboye nyine ayoboye abandi bamukurikiye mu biki rero ni mu muziki hari umuziki ariko hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bakunze kunyita umwami w'amajyepfo bakunze kunyita umwami w'abana bakunze kunyita umwami wa video bakunze kunyita umwami wa swaga bakunze kunyita umwami wa showbiz ibyo byose ni ibintu bikunze kugaruka uko ari bitanu bakunze kunyita umwami wa afrobeat so ubwo ni ukuvuga rero ibyo ntabwo byita gusa ngo abantu nubona batabyemeye ngo ugomeze ubyiyite so impamvu babyemeye nuko babona ibyo bintu kuko mbimeri ugiye kureba video nta muntu hano mu Rwanda undusha gukora video nta n'uyu n'umwe kuvaho umuziki nyarwanda wabereye nta n'ubwo ari muri generation naziyemo cyangwa yaje nkurikira oya generation zose ufatanyije showbiz buri wese arazikora ariko hari showbiz umuntu akora ugasanga yakunzwe kurusha izindi ni byinshi aho mvuka ubu ngubu navuga abakuru banjye bambanjirije bose kandi ntabwo bavuka i Butare buryo uvukamo i Butare n'umwe gusa ni nizo nuko itsinda ariho ryamenyekaniye nabo bari abami bahariya mu gihe mu gihe bari gukora mu gihe bari bakiri mu kazi umunsi ku wundi ariko ubu ngubu nta muntu uturuka mu majyepfo wavuga ngo hari undi uzwiho kundusha kano kanya ubwami bwawe bufata igice cy'abakomoka mu majyepfo gusa ubwami bwanjye bugendana n'ikintu ahubwo runaka so ubu ngubu rero ariko kwita umwami w'amajyepfo ntabwo ari umwami w'u Rwanda ni umwami w'amajyepfo of course niho mvuka kandi niho navuga ngo nta wundi muhanzi bafite ungana nkanjye ariko noneho hari dufite n'umwami w'u Rwanda kandi umwami w'u Rwanda ugabayeho yaba ayobora uw'amajyepfo akaba n'umwami w'u Rwanda rero umwami w'u Rwanda niwe mwami w'abana nubwo stile niho nuko yahinduye izina niyo mpamvu tutamumenye umwami w'u Rwanda cyane ubundi abami bagenda bagira ahantu urabizi ahantu bagenda akavuga ati hano ni ahanjye kandi umuntu ongera so rero ibyo bintu bisaba ingufu bisaba kubikorera reka mbanze byumve umwami w'amajyepfo ni David kuko akomoka mu majyepfo kandi nta wundi muhanzi uri kuri level ye ukomoka mu majyepfo ariko ikamba ryo kwitwa umwami w'u Rwanda barihinduriye title baryita umwami w'abana ni umwami w'abana ubwo nubwo abasigaye bose bari anda y'umwami niwo bayobora inkoni y'icyuma cyane rwose ikindi nibyo kureba nyine nk'uko nabikubwiye video biki byose
video zanjye nkora ni mu gihugu hose, ntabwo ari mu gice runaka, mu gace kamwe runaka, oya, ni mu gihugu hose, ni mu gihugu hose, no kugera no kuba ari hanze yacyo b'abanyarwanda bose muri rusange. So nubwo buryo ngiye rero mbivuga. Ese ubwo ndubw'abantu buvuga nabaye abana mvuga kanya narindi kumva uvuga ngo umwami w'abakobwa, bari umwami w'abagore. Abo bantu bose se hari ikintu kimwe. Abo bana muri makeya wowe uba wumva ari abahe? Ko numva ubivuga nk'ubi. Actually nari ko nzagutura ibibazo by'abana banjye by'amaminerivare bimereye nabi. Ibibazo bya minerivare uretse ko nzazi ibwami kubabwira nti rwose nimumfashe, dore umwami nari nzi ko ufite umwana umwe. Oya, mfite abana 4 hano mu rugo rwose. Nari nzi hari umwana umwe, ariko hari umwana umwe wabaye umwana ugira ute, ahubwo haba ababebe. Abana n'ababebe biratandukanye. Actually reka tuze Miraji, Mimi Miraji ati ngo ni twebwe, abana ngo nibo ba Mimi Miraji. Yabikubwiye rwose, ahubwo yes, Mimi, yes, ndamusubije cyane, ni umuntu nkunda cyane, ni sheri wanjye. Ari mu bana cyangwa umwana wihariye? Ni umusheri wihariye? Ni umusheri wihariye, ni umusheri wanjye Mimi. Ariko bro, nawe urimo uratuvanga. Iya video twatangira tunaganira ndi 100% kuri atari Mimi Miraji. Ayi dutishire wawe gute Mimi Miraji? Ni sheri wanjye. Mu ruhe rwego ko atari we twatangiye tuvuga ko ndi sure? Ariko nihe wabonye umwami agira abasheri bangahe? Muswati agira abasheri bangahe? Muswati wenzi ufite benshi buri mwaka ara updating. Umwami yo yakundaga, reka tubivuge neza mu muco we. Umwami yashoboraga kuza hano agakunda umugore wawe, iyo amukundaga byagendaga bite? Bro, nakica umuntu. Yarakugabiraga. Yarakugabiraga, ubwo akabagiye ki? Muri bawe nkunda bazaga umuntu, warayi hazaga umuntu. Ariko Mimi ni number 1, arababanziriza akanikurikira. Bibita umusuze cyane kabisa. Thank you so much. Actually I know one try gutumira muri ari studio ne, kandi naramwandikiye bazo taransubisha, ahubwo ubwo mbonye uzaduhuza. Ubwo ndasha kuri Davis D, naramwandikiye inbox ko ari mu bantu nifuza gutumira kuva kera, ndetse n'abarimo Wilson Lixon, abantu barimo umwari Didi, abantu barimo Lili Poupe, mwese ndabasuje cyane, abantu barimo Shema Yves n'abandi mwese mwoko mu commentaire. Hanyuma mu kanya abantu bifuza kubaza Davis D, mfite imurere imbere ya screen zanyu, hariho akazeru, harimo akabazo, mukande kuri kare akabazo, mwandikemo ikibazo cyacyo cyose mwifuza kuza kubaza Davis D. Mu kanya ndaza kumubabariza kuko ndacyaganira nawe, ubundi tuze kuza kumubaha namwe mubaze ikibazo cyacyo cyose mwifuza kumubaza. Davis D, tugarutse gato dusubiye gato mu buzima bwo hambere ugitangira umuziki, wigeze ugira influence zatumye ukunda umuziki? Nabaye abantu bagukundishije umuziki ukumva ko ushaka kuzaba umunyamuziki? Influence narazigize, ariko nazigize mu byiciro bitandukanye. Nagize influence, navuga ko influence ya mbere nagize yari Lucky Dube. Lucky Dube, yeah. Lucky Dube.
nongera kugira indi influence ya Michael Jackson, ariko aho ngaho nari nkiri muto cyane ku buryo ntari ndi kumenya ngo ni nabikora nk'umuziki cyangwa nabikora nk'akazi. Ndakomeza ndazamuka ngenda nkurikira icyo gihe nari mfite influence ya Lucky Dube, hari hariho Cake Kigali Boys. Kigali Boys, ahantu bakoreraga rehaso hari yohana nubu hari navuga ngo urugo rwacu hari harimo igipangu kimwe gitandukanya ahantu twabaga n'aho bo bakoreraga rehasos. So ikindi ntabwo hari harimo urukuta rw'amatafari, hari harimo urukuta rwa senyenge ku buryo narebaga activite zabo bose, ba Miss Chanel, ba Miss Jojo, abo bose narababonaga umunsi ku wundi. Rafiki bose barepeteraga ahantu hamwe. So rero iyo ni influence yanjye ya mbere nagize. Icyo gihe hari hariho Dube, nkajya nshyiraho ama-dreadlocks ameze nk'aye, amapantaro ameze nk'ayiwe, yayandi acitse hano mu mavi yiwe, imyenda ya gisirikare hasi hejuru. So niyo influence yanjye ya mbere nagize ku muziki. Ariko nabona na KGB, nkabona izi ndirimbo zabo zimeze navuga zari amakizomba, ariko tutaramenya izo style ngo ni amakizomba cyangwa ni amaki, ariko tukumva biraryoshye nyine byahatari. Ubu baragira abo bavaho, nzakongera kugira influence ya Riderman. Nawe umuntu nawe nabaga mbakurikira bose ahantu, kuvuga ngo twari duturanye n'ahantu habaga like nk'inzu y'ihuriro ry'abamizisiye bose. Aho ni he? Ni ukuvuga ngo umuhanzi ntabaga nabonye yabaga rudazi. Bose narababona. Maison de Jeunes. Mwebwe turi hafi ya Maison de Jeunes. Yes. Kimisagara. So rero buri muhanzi wese nabashaka kumubona. Amahano Boni, ni benshi abo bose nagendaga mbabona. Abo bavaho haza abameze nka Michael Jackson, nabo baranyinfluencinga cyane, harimo baganza nubwo batabyina nako bataririmbaga. Muri Six yaratwe influences byataye. Icyo gihe nyine ndi kuvuga urugendo rwanjye rwo muri primaire, ariko nyine nkunda umuziki cyane. Numva kandi naje kugira intuzi itandukanye ni muri secondaire, kuko abo ngabo baragomeje bagira naho njya mu mbere secondaire kugera mu gatatu secondaire. So ariko mu wa gatatu byarahindutse, umuntu wabaye noneho ubaridinze bose yari Meddy, Ngabo Meddy. ndibuka ko yes, no muri ya mashanwa ajya kugira ukiri kuri Isango Star, ndikumva indirimbo naririmbye yari Special Vacances. Special Vacances. Waje muri Special Vacances? Cyane rwose. Amanota amanota ane narinaniwe mu bibazo. Ntabwo narigizwa. Ntabwo narigizwa. Ariko waje muri Pakistan, buriya narigizwa aho twahuye waratangiye kuririmba. Twaragize ahantu henshi cyane. So ndikumva aho medali yangizeho influence nini cyane, ahubwo navuga ko ari secondaire yose. And then haza kuza indi miziki itandukanye, nibwo abahanzi nk'aba Davido, Ice Prince, Wizkid,
bagiye batangira kuza batuye Savage noneho ba Kristo Mr. numva Flavor. ari uruganda rwose rwa showbiz. Ni Uganda nta muziki wabayeho ntanyuzemo ndi kugenda ndeba. Navuga ko Davido yari mu bantu ba mbere bagize banyemfushije byatari za kurangira noneho mvuze nti not uyu muntu wundi niwe mbona twahuza nibwo nawe utangiye kumva Wizkid numva yakoraga za Halachi Boy mureberaho cyane ndumva aho ngaho naringeza no kuvuga nari mvuze process yose y'ahantu nanyuze ariko biza kurangira nisobanukiye birangira noneho mbashije kumenya ibyo so navuga ko abo bantu bose rero nibo nagiye ndeba harimo Diamond ariko navuga ko abantu ko bagize ikintu kinini mu ruhare rwanjye muri kariyeri rukomeye cyane harimo Chris Brown harimo Diamond harimo biratandukanye ugenda ugira abantu batandukanye buri wese n'icyo umukuraho harimo Fela Kuti akazamo na Bob Marley. Wow. Uvuze Meddy ko yagize influence nini cyane ukiga secondaire. Urengeraga ko ni mu gihe Meddy yarahanganye na The Ben kuko nta na rimwe Meddy yakoze umuziki The Ben ataraho hafi ariko unfortunately kuri twebwe dukunda imiziki isanzwe Meddy yaradutengushye wenda hari igihe azongera akatugarukira natwe namara gushimisha abarokore natwe azahagaruka. Yaradutengushye kabisa ntabwo bibeshye yaraduteruye kuko yarayikiri mu bihe bye kandi aracyari mutoya kandi aracyashoboye niyo mpamvu tubyita ngo yaraduteruye ko ubwo yarageze mu bihe bye byiza actually byo gusarura akura atarinze gukora indirimbo ahubwo agasarura amafaranga akuye mu miziki cyangwa tukajya mu makonseri n'abafana be twatangiye kugira amafaranga none nubwo dufite ubushobozi bwo kwishyura amakonseri ye ariko ubwo nyine umuntu n'ugira Tracy ye icyo nshaka kubaza ni ntabwo nigeze numva miza ijambo The Ben no kubera iki ndakubeshye pe uko niko kuri mvuze ibintu ntigeze mbwira undi muntu uwo ari we wese muri interview abo bose nakubwiye abo bantu bose nibo nta n'umwe numva nibagira so ubwo wakuriye muri yabaga hari ari gukora anakora neza nanagiramo indirimbo ze nkunda ariko njyewe najyaga kureba umuntu narebaga na karagiteri we uko yambara uko agenda influencinga no gukunda igihangano cy'umuntu n'ibintu bibiri bitandukanye. So nakubwiye rero bamwe mu bo nzi banyinfluenceje cyane muri kariyeri yawe cyangwa muri iyo periode habagaho icyo twakita nk'intambara hagati y'abafana ba Meddy n'aba The Ben. Ben is the first, Meddy is the first. Biragaragara ko uri kuri side y'abafana ba Meddy bahanganaga n'abandi. Njye ntabwo nabaga ndi mu gisate cyo gufana cyane ahubwo nabaga ndi mu gisate cyo kwiga cyane cyo kwiga umuntu uko cyane nabaga ndi kureba step ziwe n'uburyo nanjye nazikora. Ntabwo nabaga ndi mu gihande cyo gufana cyane nubwo nabyo byazagamo ariko ntabwo aricyo nabaga nshingiyeho cyane. Okay. Leandre Modi Davis D natubwire kuri Ben na Melody. Wajya nkoje Ben nzi ko bari buhite bamukubaza ngo ndashaka kunyamvanga ibibazo byanye n'ibibazo by'abafana bawe ndagenda mbivanga. Ngo babwire kuri Ben na Meddy. Ben na Meddy na Melody. Nta comparison mbona mahonga. Kubera icyo utayibona. Ntago bahuje. Ntago bahuje uko baririmba. Njya mbona mu ibintu buriya sinzi icyo kintu umuntu ni ibintu nyine ubona byateguye kugira ngo gibi promoting uruhande rumwe rume kubona rube asupaguru nyine nka korije igafika amata ahantu ikihomaho burundu ikamata burundu ariko njya mbona byaranze guhura kuko ye ntago ari comparison uko twe tuzi comparison ya Ben na Meddy
ntago ya Melody na Ben tuyizi. mbega iyo komparizo baracishe Barakishe. muri iki gihe ntawe ubona nta muhanzi ubona ukwiye kuba kompare na The Ben uhari ukuyemo Meddy. Nge Ben mufata nk'umurejande, ntago mufata nk'umuntu ukiri muri ligue yo gukompeta na buri muhanzi wese uvutse cyangwa ubashije kugera, kuko ubasha kugera kuri iyo level ubwo aba aridinze izi generasiyo zisigaye inyuma, niko nge nabyita. So ariko muri makeya mbona komparizo yabo igomba kuguma hariya. Bikubona ubundi navuga ko nyuma ya Ben na Meddy havutse indi generation ya music iri gukora ibintu byayo, so ahubwo bakeneye kurebamo number 1 muri abo ngabo bari mu byabo. So bari abonge mbona basa nkaho bari hirya, ntago bakiri muri ntago bakiri muri ligue yo kuvuga ngo turi muri competition every 2 months turasohora indirimbo, every 3 months turasohora indirimbo. N'abantu b'abarejande bari hari. So none hari abandi, hari indi si yundi muziki iri kubavuka inyuma, bashobora no gusanga batakimenya uko ikora. So urugero mbiguhayemo urugero, ntago urugero rwa P-Square, D'banj, Two Face, n'abantu bashidutse inyuma yabo havutse generasiyo ubu ngubu iyoboye kano kanya, ariko ntago yigeze ijya kubitsindagira. So yakoze ibintu byayo bayimenya ukwayo. So niyo yavuyemo Wizkid, nivuyemo Davido, nivuyemo Burna Boy, nivuyemo n'abandi bagenda bakurikira bari kuvuka ubu ngubu, barema ba Marey, ba Irasta n'abandi. Ariko nkubwiye abo batatu niyo yavuyemo Wizkid, Davido na Burna Boy. So ni ligue P-Square itazi n'ukundi ibyo bintu biri gukora. Ni ligue Two Face atazi ibintu ukuntu biri gukora. Ni ligue noza D'banj atakimenya naho ibyo bintu biri kubera. So n'abandi bantu bamaze kwirevetinga ibintu, bakoze ibintu birengeje n'ibyo abo bantu abo barejande bakoze. Bagera kuri za Billboard, buzuza ama stade mu Bwongereza, muri Amerika bakora ama arena ku isi yose barayuzuza. So ibyo bintu byarenze abo barejande batatu, nta nubwo bakizi ukuntu bimeze. So ngewe inama nagira umuvandimwe wanjye nakora ibintu byiwe, areke kwivanga n'abariya, kuko nivanga nabo ubwo nyine nawe turamushyira muri ibyo bice. nawe muramugira umulegend umubwira ahagarika umuziki. Nawe cyeka ubwo numva umurejande, ariko ndacyabona iyo komparizo mu by'ukuri ntago njya nyibona. Melody akaba agira komparizo n'undi muntu uri inyuma yiwe, ntago akaba agira n'umuntu uri cyane ko bo batakinabyitayeho. Inshuro nyinshi wumva ko bene nta kintu bivuga, harabyihorera bikatamba. So numva ko ari uko byakabaye abimenye. Hanyuma mu minsi ishize yari inkuru nziza, ubundi kimwe mu muhanzi w'umunyarwanda iyo tuvuga ngo yubatse inzu, atuye mu nzu ye, ni inkuru ishimishije muri showbiz y'u Rwanda, kuko ntago kera byakundaga kubaho ko abahanzi bagiye ku rwego rwo kugira imitungo yaba iy'umukana n'itimukana. Hari inkuru yasohotse uvuga nyine ngo urayizamuye umuturirwa muri Kigali, umuturirwa ugeze niho turimo turaganira urimo cyangwa uracyurimo kubaka? Hashize ndibaza amezi 8 mbyumvisha. Ni igitekerezo cyangwa n'umushinga navuze kuko nshaka kuwukora, ariko ntago ari umuziki ngo ndavuga ngo next year nako mu mezi 3 ndabaha album, ndabaha iki n'iki. Ntago yo iri muri ibyo, iri muri ubwo buryo. Izaba achievement yanjye mu gihe izaba yamaze kurangira, ariko yo ntago
numva ko process yayo yose nagenda nyivuga. ariko irimo irubako. Process ubwo nyine nimba process ni process birahari ubwo biri gukora. Process ziratandukanye, hari idea, ibitekerezo, iyo stage warayirenze, hari igishushanyo abarchitect bakayishushanya, nibaza iyo stage warayirenze. Ubwo muri make ngewe ntaciye ku ruhande maze kurenga igishushanyo. Na fondation nge narenze kuba igitekerezo cyaragiye mu bikorwa, narenze igitekerezo ko cyagiye mu bikorwa, nako nagitekereje mu igitekerezo kiri kujya mu bikorwa muri make. Wow. Yubatse agahe? Karibanga. Nzahavuga yarangiye. Ahantu yubatse nzahavuga yarangiye. Zabwaragiye. Okay. Aba byiza. Hanyuma ndimo ndareba ku bintu wagiye udutangariza, udukingirizo twawe utugejeje. Ntabwo inda zirimo ziraterwa. Udukingirizo two rwose bitegura mu minsi mike baratangira kutwambara. Sebro ko twatinze ntabwo ubona abantu barimo baratera inda na sida. Udukingirizo burya dutandukanye n'ino brand nambaye. Iyi brand abantu benshi bamaze iminsi bari kuyibona. Iyihe? Udukingirizo burya ni ibindi bintu, ni ikintu gisaba ubuziranenge igihugu ko bwabasha kumenya iyo ntuza, ndetse n'ibintu harebwa monopole, ntago byuka ngo ubikore mu gitondo. Ni ibintu harebwa uruhushya rwo kubikora ndetse no kubigeza ku bagenerwa bikorwa. Niyo mpamvu rero hazamo icyo gihe kinini cyo gutinda gutyo. Ese muri business zose kuki wahisemo yo gucuruza udukingirizo? Gateza abantu benshi ibyishimo muri riske tuba kuvuga ngo mu bibazo tuba twateje tuba tugomba no kubikavaringa. Uravuze ngo uri mu bateza ibibazo byo kurya abana? Ntago ari icyo kibazo cyonyine gusa. Indirimbo ntago yagenewe ko ari n'abaturuta ashobora kumva iyo ndirimbo akavuga ati uyu mwana mvugiye akantu ariko aka kantu ntabwo twagera. Nabo bashobora kuyumva, ntabwo bifite generasiyo runaka. So umuhanzi we igihangano cye kiba kirenze nawe ubwe, kiba kirenze imyaka ye, kiba kirenze experience ye, ari ibintu bibaho ku bantu bose. So ni ukuvuga ngo ntabwo ari abantu runaka, ntabwo ari ubuzima bwanjye runaka mba ndi kuvuga, ahubwo mba ndi kuvuga muri rusange. Uko natanze iyo message ngomba no gushaka n'ikiherekeza kiba cyiza. Hanyuma ubwo twizere ko turaboneka vuba mu bice byose. Turaboneka vuba cyane kuko ubundi twatangiye gukorana n'ikigo kibishinzwe mu minsi ishize. Ku itariki eshanu twari turi i Rubavu, twagiye kwegera abaturage bahariya mu bijyanye n'uburyo bashobora kwirinda mu gihe habaho imibonano mpuzabitsina, bakeneye kwikingira. Ikindi ku bana b'abangavu bagira isoni zo kubaza ababyeyi babo ibintu nk'ibyo ngibyo, ko ashobora kubaza iyo Cyber Rwanda uko yakoresha insengeza mu bihe byanjye ndabigenza gute, ese nshaka urugero, nshaka kondomu ariko sinazaka mu rugo, sinzi aho zigurirwa kandi sifite isoni zo kujya muri botike. Ajya kuri website akandika cyberrwanda.rw bakamuhereza izo details zose. Ukumva umushinga waratangiye. Ni ukuvuga Cyber Rwanda na Davis D barabafatanyiriza hamwe kuzana kondomu zigere ku banyarwanda. So ni ukuvuga zizajya zigurishirizwa online cyane. Kuko iyo Cyber Rwanda turi gukorana ni company ishinzwe ibijyanye n'ubuzima bw'abantu.
so cyane cyane ku bana b'abangavu bagira isoni zo kubaza ibyo bintu mu gihe bibaye adashobora kubwira mama ati nkeneye pirire wenda nakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye cyo kuri Cyber Rwanda akandika cyberrwanda.rwa akajya aho babariza yamara kubabaza nkeneye pirires nazikura bakazikomanda nk'uko ukomanda kuri vu igihe ufite isoni zo ko utaramenyera kuba wajya muri ahagurirwa muri farumasi cyangwa muri botike kugura agakingirizo ushobora kugasaba kuri Cyber. So noneho rero Cyber Rwanda nizanyuramo na condom za Davis protection. Wow. Yego. So icyo ni igitekerezo cyiza cyane actually ndagushyigikiye. Icyo cyo nanjye nashyiramo naguramo na shake udukingirizo online kuko nibaza ko kimwe mu bintu bigora abagabo cyangwa abasore n'abakobwa no kugura udukingirizo kujya muri boutique ngo bagakingirizo ngo ajya mbona amakomedi abajama benshi bikora za komedi ngo uryo kujya no kukagura akwanabwira ugahita usanga ngo mpako ziyagitsindisha ukijisha ikintu kibabaza n'ukuntu n'umucuruzi abatakumisha neza akabara bigusubijijemo avuga cyane gushaka agasako ati ngo uvuze ngo yego ntabwo wanyumvishije se ngo wowe ngo mpereze aho hari ikibazo n'ahangaha rero abantu benshi bakenera agakingirizo ku munota wa nyuma speed yanyu kugira ngo udukingirizo tugere ku bantu izaba ingana ite speed yacu izaba yihuta cyane izaba yihuta mu buryo bwose bushoboka nka polisi yo muri filime twiye tuza feri yarangiye kare ariko aho ngaho ubu uri umunyamakosa ni kwa kundi hari ingeso abantu bishyizemo rero imeze gutya rimwe hari umutipe w'inshuti yanjye yari afite proti nari ndi mu bubiri afite proti y'umuntu yari yarahize yaramubuze yarahize uwo mwana yaramubuze umwana yaramubuze kabisa umutipe yarakubise hasi byaranze noneho rimwe uwo mwana aza kumuha proti noneho aritegura aragenda agiye kugenda ahita avuga ngo ngo nibagiye ngo condom mbe mutipe ahita amubwira ati bro siga izo condom kuko inshuro zose uzijyana iyo ujyanye condom ku muntu wa mbere ugiye kwa poroshin ntabwo bikunda ahubwo bipfa yaragiye kubikora yaragiye kubigira gute byari bigiye guca moti zisiga urumva rero uwo wazisize n'ubundi nta gitekerezo yari afite cyo kwirinda pfa kuba we biri buze gukunda gusa ntabwo ari bubaze ibindi birazanye so ni ukuvuga n'ubundi uwo nguwo biza bashobora kuhagera birangiye bikaba nka ba bapolisi bo muri filime abagiye afite icyo gitekerezo agiye afite ibitekerezo ati nshobora gukunda cyangwa bishobora kwanga ariko niyo byakunda uko biteye nuko ndi bugende uko bisokoje niko mbisokoje so ntabwo n'ubundi wamurengera rwose ntabwo wamuramira ntabwo yari afite gahunda reka twizere ko bizagenda neza ni ikintu cyiza nibaza ko cyafasha abantu benshi ariko kizagiramo n'udustori tuzaba turyoshye ajya kubona ukabona papa niwe uzikuzaniye byariviye cyane imere nyine Cyber Rwanda ni icyo kintu yafashije cyane ku bantu bari no mu mashuri abantu bari mu mashuri biragoye ko mu mashuri wasangamo kandi ibyo bintu biba cyane ugasanga ntago agakingirizo kabarizwa aho hantu kubera ko habaye byaba bisa nkaho babyemeye ku mugaragaro noneho nimba biguteye intuza jya kuri Cyber Rwanda barakaguhe. Yes, David, ujya usoma Bibiliya? Ntabwo nyisoma ariko kubera nakuriye mu muryango w'abakristo
imirongo imwe n'imwe ndayibuka. inkuru ya Moridekayi urayizi? Moridekayi eh Moridekayi harya yakoze ikira. mm. Gusa Moridekayi wenda muzi. Ya, Moridekayi wari wamanikiwe igiti cyo kubambwaho, Imana ikategura ifarasi yiwe yo kuza kugenda. sitasiyo icyo cyari ikibazo kiri tricky nari nguhaye iyo igitsindwa ari kufite ibibazo kuko muri 2021 wigeze kugereranya inkuru y'ubuzima bwawe iriya twatangiye yo gufungwa n'inkuru ya Moridekayi. Navuze nzakubaza nimba iryo gereranya wararikoze ko kubizi icyo Moridekayi byamubayeho. Moridekayi ndabizi rwose, yari yamanikiye igiti cyo kubambwaho, Imana irangiza imuhereza, iramwimika, atambuka mu murwa ku ifarasi bamuririmba. Ngo ni inkuru ya Moridekayi isobanura ubutsinzi cyane, ibwa mu gitabo cya Esiteri muri Bibiliya, aho Esiteri yarezwe na Moridekayi guhera mu bwana bwe yarezwe na Moridekayi guhera mu bwana bwe cyane, kuko umukobwa yari imfubyi ndetse aza no kugira uruhare mu gutuma Esiteri aba umwamikazi. Rero ni inkuru yo muri Bibiliya byaje kurangira Moridekayi banza agenze fresh. Wasoma kabisa. Ubu dusengera muri edini? Ntago mperuka mu materaniro, ariko iyo nsenga n'umukristo wo muri ADPR. Yes. Hanyuma uwitwa Samuel usabwa Imana, mbaze nongeye nibutse abantu bashaka kubaza ibibazo ko barimo kubyohereza mu makomantere kandi byangora kubisoma. Mu byohereze imbere yanyu hari akantu k'akazeru karimo akabazo, mukadekora ku kabazo mwandikemo ikibazo icyo cyose mushaka kubaza Davis ndagisoma. Hanyuma uwitwa Samuel usabwa Imana ati imvura ni hatari kweri, Kigali ushobora kuba arimo imvura nyinshi. Didi umwari kubera iki atajya asohoka hanze ngo aze gutaramira hanze nko muri Amerika? Okay. Ndumva maze gutumirwa inshuro zigera muri 5 muri Amerika. Kuki utaza? Ikibazo gikunze kuba ku bijyanye n'ibyangombwa, gikunze kuba visa, ariko uho byakunze nko muri Europe ho maze gutaramira inshuro 2, maze kubona visa zagiye inshuro 2. Ndumva n'ubu nzajyayo. No muri Canada igihe nari ndangije turne zose naho nagomba kujyayo, ariko ntago byakunze. Gusa icyo namwizeza cyo uyu mwaka byose birakunda, habe muri Canada habe muri Amerika, hose biri buze gukunda. So no kuvuga ntago ikibazo ari abadutumira, ahubwo ikibazo kibyangombwa urebye. Baradutumiye kera, baradutumiye inshuro nyinshi, ariko ntago byari byakunda. Reka tubisengere turebe ko bizakunda. Hanyuma indi nkuru igeze kuvuga tutamenye uko byaje kurangira, hari inkuru igeze kuvuga ko wigeze kugonga umumotari. Byaragiye gute? Umumotari yarakize, waramusuye, bimeze bite? Ntago namugonze, ahubwo twaragonga. Mwaragonganye? Kuko we yagonze imbere mu modoka yanjye, ariko kubw'amahirwe ntiyagira icyaba, hangirika moto yonyine. Nta mahirwe, Imana yakinze akaboko. So icyabayeho ni ukumufasha gusana moto yiwe igasubira mu muhanda, ndetse akabona n'uburyo bwo kwivuza mu ngingo, kwa kundi umuntu aba ashobora kuba yumva atameze neza ariko nta kibazo yagize. Waramukurikiranye nta kibazo? Naramukurikiranye, ubu ngubu ameze neza cyane. Ntago byamaze icyumweru atarongera kuba ameze neza. Okay. Hanyuma Manzi Oxane Pot nta kosa bakoze iyo haje inzego z'umutekano, ibindi bijya ku ruhande. Icyagiye twitangira ikiganiro BMTT, kamera zanyu za reflu ya twakibonye, nibaza kukimubwiza gikemuka. Asil Alos ningiye twari kuri live disari
twari turi live icyo gihe yari cyagiye mu kiganiro ubushize bwo wari uri hano Yeah. Kerry Rwandan hanyuma ngo Kerry Rwandan afite ikibazo ati ibanga ukoresha kugira ngo wigarurire abakobwa bose abahungu bahimiti ngo ibanga ukoresha kugira ngo wigarurire abakobwa bose ni irihe ikibazo kiri tricky mu kuntu ariko ntekereje neza njyewe mbondiwe niyereka umukobwa ntacyo muhishe ntago muri make nkunze gupretending imbere y'umukobwa niyereka uko ndi kandi uko ndi uko maze kubibona ntago ari bibi so gusa ntago ndi kuvuga mu bijyanye n'ubuzima bwanjye cyangwa iki ahubwo karagiteri yanjye ngewe nishimye ngereka umuntu ikindi mu by'ukuri nyine ukagomeza kwiyitaho kuko abakobwa bakunda umuntu wiyita bakunda umusore wiyita so iki kibazo rero umusore ukundwa n'abakobwa boga shine boy ibintu byinshi cyane ibi bintu byatumye uyu munsi ndi bukuzane nkakubiza icyuya abakobwa bakamenya nimba koko uri umwami wabo gute rero uyu munsi ndakubaza ibibazo by'ubumenyi rusange byo bita general knowledge Mugaya uraza kumbwira ku indirimbo My Dreams niyo ndirimbo yawe iheruka kujya hanze uraza kumbwira amateka yayo n'ibiko yakozwe n'iki ariko mbere ko tujya reka giye gukoza ibibazo by'ubumenyi rusange kandi nzajya ngo amasegonda angahera 5 ubusubije ikibazo 5 cyangwa 10 amasegonda 10 okay ikibazo cya mbere namwe ariko munkurikiye namwe mujye mu bisubizo turebe nibimunanira ariko mujye mu bimuha uko amaze gutsinda cyangwa gutsindwa kugira gatatu ko adakopera twirinde ko Davis D akopera rero ko umunsi Shine Boy arataha ari shine and most skillful artist ever mu Rwanda ikibazo cya mbere twagiye amasegonda 10 idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara angahe nayahe idarapo ry'u Rwanda rigizwe n'amabara 3 umuhondo ubururu icyatsi ndetse n'izuba amasegonda 7 gusiza amasegonda 7 congratulations baguhe amanota 10 yawe reka nyandike ndashaka amanota tuza gutahana ufite amanota 10 kuri buri kibazo sibyo okay hanyuma ikibazo cy'ingiki kandi ndagerageza kugira ngo ajyajyamo n'ibiza kugutsinda ariko igihugu cya Australia urakizi kiri mu bihugu kigira inyamaswa izwi cyane ku isi ifatwa nk'inyamaswa y'igihugu muri rusange mbega ni nk'ayo inyamaswa nationale iyo nyamaswa ni iyi ni kangaroo abashi dawa ubwo numvaga ko angari bagiye gucirira bakagira n'inzoka nyinshi ariko kangaroo niyo brand ya Australia ni brand ya Australia ifatwa nkaho ari inyamaswa rusange hanyuma ni ikihe gihugu ku isi shaki cyo no gitsinda ndahita nigendera n'ikiganza cyo tukirangiriza ahangaha ni mu kihe gihugu ku isi niho honyine mu bihugu bibamo abaturage bizwi bigize gute ahantu honyine hashobora kumara amezi 3 angahe butigeze bwira ngo bibe ku manywa no bibe nijoro bikaguma wenda ari ku manywa nyine butije akamara nk'amezi 3 kutarira ni igihugu kimwe cyonyine ku isi ibyo bintu bibamo ahandi biba ni muri gukopeza ahandi biba ni muri Arctique na Antarctique ariko hari igihugu kimwe gifite aho hantu bijya biba amasegonda 10 twagiye 1 2 3 4
Ni gatandatu Ni karindwi Australia? umunani Australia cyangwa icyenda Norvège? Ni icumi. Australia. Oh, Australia. ikibazo iki kibazo ukuntu ndi bugusubize ndi buguha amanota biragoye. Ehe. Ubivuze utabizi ko ubivuze gusa singwa Oya uvuze oya rwose ntazego nabi. ahantu uvuze ngo Australia cyangwa Norvège kandi muri Norvège. Yes, ni Norvège. Nari mbizi rwose hagati ya Norvège na Australia hari harimo. Ni Norvège. Ni Norvège mbura yamaho tu. Ariko ko nagisije ntabwo ari bitso. Aya ariko nari urumva ntago narenza aho ngaho kuko mu bihugu byose biba kuvuga Norvège ntago atanu bama atandatu. Bro, inota rimwe kandi gure ubwo urikore ubwo uriharaniye. Alright, maze kwazi ibibazo bitatu kankubaza bitanu bya mbere ndaza kubaza n'ibindi bitanu. So, ariko nizeye ko utari muri kopera cyabafunguye Google mu yindi telefone. Oya nta kintu gukopera, nta kintu hano kiri kwandikwa rwose. Nawe byumvikane neza ko Google itemewe. Ntabwo byemewe. Ni ikihe ni hariya twakibaza gute iki kibazo kandi twakunda kukibaza kera kuva na kera. Ni ikihe gihugu cyo muri Afurika gifite izina uricuritse ribyara umurwa mukuru w'ikindi gihugu cyo muri Amerika? Ahubwo ngewe narinze igifite umurwa ubyara izina ry'igihugu kimwe cyo muri East Africa. Oya bansubize ikibazo cyanjye no sigiye niwo ugiye kumbaza. Nicyo muri Afrika kibyara iyo ricuritse urisomye uriturutse inyuma ribyara umurwa mukuru w'ikindi gihugu cyo muri Amerika. Amasegonda 10 twagiye. 1 2 3 4 Botswana 5 6 Botswana 7 8 9 ni Botswana zero urayijyaye kuva wabaho. So ni igihugu cyitwa Mali. Usomye uturutse inyuma bihinduka Lima n'umurwa mukuru wa Peru muri Amerika. Icyo rwose ntabwo